Nshima intwari nshima iyo ndatwa nta wundi mvuga ni Paul Kagame. Ibyiza bya perezida yafashije igihugu kubera ko no mu mateka turabyiga kuko aribo babohoye igihugu. Yego. Nawe yari mu muryango FPR Inkotanyi bafashije igihugu kwikura mu mateka mabi yakiranze. Yego. Akagifasha kugeza n'ubu akaba ari ugihetse kaba kiyoboye atugejeje kuri byinshi. Amashanyarazi wabonye ko nejo bundi gihe hazibiza ntago byabura. Hari abaza baguca intege ariko nyene wowe kubera ko ubuzi icyo ushaka ntago wahita ucika intege. Urabanza ukagerageza kuko ntari bari rarenga. Urabanza ukagerageza ukareba abaguca intege ukaba bashyize ku ruhande. Abagutera inkunga nabo ugakomeza ukabumva ukumva inama nziza bakubwira. Clement umunyeshuri twigisha kimwe n'abandi bana yiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye ariko ni umwana ugerageza ugira ikinyabupfura kiturange maze twubakiye Rwanda yacu nziza. Reka nanone munyemerere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda. Mwese mumererwe neza cyane kandi ibyo mukora Imana ibihe umugisha utagabanyije. Dusuhuze kandi dushimire namwe abanyarwanda nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese muri mu bice bitandukanye by'isi. Mwese mukomeze mugubwe neza kandi namwe ibyo mukora byose Imana ijye ibiha umugisha utagabanyije cyane. Mbwira ababyeyi nimba utarafunguza konte y'umwana wawe ngo muzigamire muri Ejo Heza waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gufunguza iyo konte ukoresha telefone yawe aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugahita ukurikiza amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte rwose ni y'agaciro gakomeye cyane kugira ngo ubuzima bw'abana bawe buzagende neza cyane. Yes, ndi mu karere ka Rubavu ndi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi icyogere mu nkuba kandi igituza cy'umunihira. Yego, ni umwana muto ariko utari gito. Uyu mwana yaratwandikiye mu minsi ishize akoresheje mama we aratwandikira ati mfite umwana ufite umuvugo none arandaza ijoro yifuza ko yawubwira abakunzi b'Umwana TV cyane ko ari umuvugo mwiza yanditse ku gihugu cyacu ndetse no ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Uyu mwana niwe turi kumwe tugiye kumwakira ariko mbere ya byose reka mubanze mwumve uyu muvugo we ibindi turabiganiraho nyuma. Umuvugo nshima intwari nshima iyo ndatwa nta wundi mvuga ni Paul Kagame we nk'ingi y'iterambere rirambye. Amavuriro ni yose, amashuri yariyongereye, imihanda hirya no hino ni nyabagendwa. Umunyarwanda arishyira akizana mu Rwagasabo. Twese tuvuge tuti gahore ku ngoma Paul Kagame. Rubyiruko nkunda bana bato n'abo tungana dutere iyo ndatwa ingabo mu bitugu turwanya ibiyobyabwenge. Ndabagira inama nka bagenzi banjye ngo dufatanye urwo rugamba rwo kurwanya ikibitwimika icyiza, ikinyabupfura kiturange maze twubakiye Rwanda yacu nziza. Twitanga mu nzira y'amajyambere mu rukundo no mu muco nyarwanda maze u Rwanda ruberwe. Dushima umubyeyi wacu Jeannette Kagame we washinze umuryango Imbuto Foundation ufasha urubyiruko rutabonye amashuri kwihangira imirimo. Natwe tubonereho umwanya tugwegurira amashuri maze u Rwanda ruberwe. Dusigasire umuco mwiza wo gukunda igihugu cyacu tukirinde kononekara no gutonekara kw'amateka yacu maze twubakiye Rwanda yacu nziza. Abashyize hamwe nta kibananira kandi Imana irabasanga. Amazina y'umusizi yari umusizi usiga abasore n'inkumi bagasigara basiganuza. Iradukunda Clement wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye GS Kamuhoza mu murenge wa Kanama karere ka Rubavu. Murakoze. Ibyo ari byo byose abanyarwanda bajya baca umugani ngo isuku igira isoko. Twifuje kuganira n'umurezi we kugira ngo agire ibintu bikeya atubwira kuri uyu mwana. Reka banze abibwire nibyo byiza. Murakoze. Amazina yanjye ni Twimana Marie Claudine. Nkaba ndi umwarimu kazi ku kigo cy'amashuri cya Rwanze cya GS Kamuhoza mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Clement umunyeshuri twigisha kimwe n'abandi bana yiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye
ariko ni umwana ugerageza ugira ikinyabupfura, ugerageza no kujya ahanga imivugo, arabikunda kandi natwe tukamushishikariza kubikunda kuko tubona yuko byazamugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Yego, ngira ngo mumaze kumwumva, mwana mwiza cyane kandi uhanga koko, ukumva ubuhanzi bwe niba ukomeza gusigasirwa buzavamo ikintu gikomeye. Harya ufite imyaka ingahe muhungu wa? Mfite imyaka 15. Imyaka 15, uracyari muto. Yego. Umeze neza. Yego. Aha, ko tuje kugusura rero nyuma yo kubyifuza, byakiriye gute mu mutima wawe? Byakiriye neza cyane, mwakoze. Uguwe neza. Yego. Okay. Tangira utubwire, ujya kwandika uyu muvugo wahereye hehe, ubyiyumvamo kwanza bwa mbere? Umuvugo ku ishuri batwigishaga amateka y'u Rwanda, bakatubwira uko u Rwanda rwari rubayeho hambere. Ntekereje mbona ibyiza twagezeho nta wagenda atabikoreye igisigo. Ntekereza rero kuba nabikorera igisigo cyiza ku buryo nanjye ubwanjye nzatambuka, abaza bankurikira bakazumva ibyiza by'u Rwanda aho byahereye naho biri gukomereza. Ukababera itara. Yego. Ni ukuvuga ngo ku ishuri barakwigishije, bakubwiye amateka y'igihugu cyacu, bakubwiye uko hambere byari bimeze, byose urabyumva, uravuga uti ngomba gukuramo igisigo. Yego. Uri umuhanga kandi ni byiza, uri ndererwamo nziza ku bandi bana. Ahubwo reka turebe, hari aho noneho wageze uvuga ibijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Turagira ngo nabyo tubwire impamvu, buryo ugiye kwandika uko byagenda kose uba ufite impamvu ibigutera. Ni iki cyatumye noneho ushyiramo muri kino gisigo cyawe ukangurira urubyiruko kureka ibiyobyabwenge? Urubyiruko, hari urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge bakajya kubicora mu bihugu duturanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu, muri Uganda, bakabizana mu Rwanda. Yego. Narukanguriye kubireka, bagakora imirimo iteza igihugu imbere, bakabireka kubera ko birabangiza, bigatuma igihugu batigirira akamaro ngo bakagirire umuryango, bakagirire n'igihugu muri rusange. Numva rero uwabireka ntacyo byatwara, numva nabashishikariza kubireka. Yego, cyane ko hari n'uko dutekereza ko hari ubwo ijwi ry'abantu bakuru rishobora kutumvikana, ariko umwana ukoresha ibiyobyabwenge yakumva agahindura wa mugani imyumvire. Icyo kintu nanjye ndi kucyumva. Noneho wanavuze, ubwo ndashaka kugenda nkubaza ku tuntu wavuze. Wanavuze uko ushima Perezida wa Repubulika. Ibyo ari byose wowe uri umwana, wenda nkanjye ndi umuntu mukuru, hari byinshi ushobora kuba muziho nshingiye ku bukure bwanjye, mbivuge gutya. Wowe ni ibiki byakubwiye ibyiza bya Perezida? Ibyiza bya Perezida yafashije igihugu, kubera ko no mu mateka turabyiga kuko ari bo babohoye igihugu. Yego. Nawe yari mu muryango FPR Inkotanyi, bafashije igihugu kwikura mu mateka mabi yakiranze. Yego. Akagifasha kugeza n'ubu akaba ari ugihetse, kaba kiyoboye atugejeje kuri byinshi. Amashanyarazi, wabonye ko n'ejo bundi igihe hazibiza yaratwegereye, arabahumuriza. Yes. Nibyo koko uramuvuga ibigwi umuziho, kandi ni byiza burya kuvuga umuntu ariko ukamuvuga ibyo umuziho. Wanavuze kuri Jeannette Kagame. Umuryango we wawugarutseho, ndashaka kugira ngo ibyo byose ubimbwire. Ese ujya kumenya umuryango we nabyo wabyigiye ku ishuri, barabikwigishije ku ishuri bakubwira ayo mateka, cyangwa se hari abana muturanye baba muri uwo muryango, byo byaturutse he? Hari abantu benshi uwo muryango ufasha, ko na mama yarari mu baseseri bawukuriye mu kagari kacu. Yego. Bashishikariza urubyiruko kureka ibikorwa bibi bisubiza igihugu inyuma, ahubwo bakagifasha kugiteza imbere. Akajya nsobanurira ibyiza byawo, umukuru wawo uko washinzwe, ibintu nk'ibyo. Wow, byiza cyane. Ngira ngo muri kubyumva, buriya nibyo tujya tuvuga ko ibyo dukora nimba ari byiza abana bazabyigiraho, nimba ari bibi abana bazabyigiraho. Cyane ko n'abasenga ivanjiri iravuga ngo umenyereze umwana wawe inzira nziza, ushaka ko anyuramo azarinda asaza atayivuyemo. Birumvikana ko uyu mwana kuba ari kuri kino kigo cya Kamuhoza giherereye muri kano karere ka Rubavu, murumva ko
atiga ibyo gusoma gusa, ahubwo yiga n'amateka y'igihugu, ndetse bigatuma akanguka akavuga ngo nanjye ubwo ari gihe Rwanda rw'ejo reka ngire icyo nkora. Yatangiye rero igisigo. Ibyo byose mushobora kuba mwabyumvise, sintyoza. Hari abashobora kubyumva nka barumaga mudukurikira ku Mwana TV, muri abahanga, igihugu kirabazi, ariko uyu nawe ni muto, ariko ndatekereza ko uko bukeye n'uko bwije nidukomeza kurera iyi mpano ye izagera kure. Reka turebere no mu rugo ntabwo bajya bavuga ati se kushobora kuba ugiye guta umurongo, ibyo bintu ntibizatuma utakaza umurongo w'amasomo yawe? Ntabwo bajya baguca intege, cyangwa n'undi muntu nimba hari abaguca intege nabo ubitubwire. Ibyo ntabwo byabura, hari abaza baguca intege, ariko nyine wowe kubera ko ubuze icyo ushaka ntabwo wahita ucika intege. Urabanza ukagerageza, kuko nta riba rirarenga. Urabanza ukagerageza ukareba abaguca intege ukaba ubashyize ku ruhande, abagutera inkunga nabo ugakomeza ukabumva, ukumva inama nziza bakubwira. Yego, cyane ko ntekereza ko wamugana ibyo ukora hari uwaguca intege, wamugana avuga ati ibyo ugiyemo ahubwo wayobye. Hari iyindi mpano se ufite usibye kuba uzi guhanga umuvugo mwiza nk'uyu nguyu? ntayo, iyo ngiyo yo guhanga imivugo gusa. Yego, ni byiza cyane, ni byiza rwose. Mu Rwanda hari abandi basizi uzi ushobora gufatiraho icyitegererezo? Yego, nkande harimo nka Gasikiri. Narebye umuvugo mwiza we yavugiye muri stade ashima perezida, ashima na Jeannette Kagame. Yego, na Rumaga. cyane ko Gasikiri ni n'umuyobozi w'abana mu karere ka Ngoma. Yego, urumva ejo bundi nawe ushobora kuzaba umuyobozi w'abana muri kano karere ka Rubavu. Byaba ari byiza cyane, kandi wabayobora neza rwose, biragaragara ko wabayobora neza cyane, ko ibyo ukora ni ibintu by'agaciro rwose. Ntekereza ko nta muntu n'umwe utaguha sapoti. Ni nayo mpamvu natwe ku Mwana TV tutatinze nyuma yo kumenya iyi mpano yawe, ariko ukavuga ibyiza by'igihugu cyacu, ndetse ukanavuga n'ubuyobozi ibyo bashimira. Tugiye kugana ku musozo rero. Noneho ni iki rero uriho wifuza kugira ngo iyi mpano yawe, zaba inzego z'ubuyobozi baba n'abadukunda by'umwihariko ku Mwana TV, ni iki ubasaba kugira ngo iyi nganzo yawe ukomeze uyisigasire, ejo izanagutunge inshuti yanjye? Yego, nicyo nabasaba ni ugukunda ibihangano byanjye. Yego, abayobozi bagakomeza kutugeza ku byiza by'igihugu. Nkanababwira ko umuntu ntabwo abura byinshi akenera mu buzima, hari ibyo nkeneye byinshi. Yego, nabashishikariza gukunda ibihangano byanjye kugira ngo bizamfashe, sinzacika intege n'ejo hazaza, kandi ukomeze wigishe n'urungano rwawe. Yego, byiza cyane. Reka tugusezereho tunagushimira, nimba mu byo tuganiriye wumva hari ikindi kintu washakaga kuvuga ukaba utakivuze, nimba gihari ucyongereho dusoze. Ikintu nakongeraho ni uko nabasaba ni nk'ubufasha, ko hari indwara nkeneye kwivuza. Yego disi, wa mugani twari twabyibagiwe. Yego, uyu mwana mbere y'uko nza kumureba, hari umunsi twari twavuganye, mpamagaye ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo babashe kumumpa, bambwira ko ari mu bitaro bikuru bya Gisenyi. Agira indwara y'ubuhumekero, kandi umubyeyi we nta bushobozi afite. Reka ku Mwana TV ntabwo aka kanya mfite nimero za mama we, ariko ndatekereza mushobora kunyura ku Mwana TV nimba hari inkunga ushobora kubonera uyu mwana mu buryo bwo kwivuza, cyane ko murumva ko n'umwana ufite inganzo, ariko kuba afite uburwayi bishobora kuba byaba imbogamizi. Kandi nabizi ko inkuru zacu mukunda kuzisapotinga, Imana ibaha umugisha cyane abari ku mugabane wa Amerika, mujya mukora byiza byinshi. Inkuru twashyize hano iyo ariyo muha sapoti murayitanga, Imana ibahe umugisha. Kandi ishimire cyane umuyobozi w'akarere ka Rutsiro, nawe uri inshuti yacu y'akadasohoka, cyane ko hano ni mu mbibi z'akarere uyoboye n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Mwazasura uyu mwana kuko n'umwana wanyu n'umwana w'igihugu. Ndatekereza ko byagenda neza. Reka tukubwire ko uzakira, humura.
yego ese murakoze. nimba igihugu koko gikora byiza byinshi nk'ibyo uvuga urumva wananirwa kwizera ko n'ababyeyi badukunda badukurikiye n'inshuti zacu n'ubuyobozi bose bashobora kugutera ingabo mu bitugu kuko ibyo ukora ni byiza. Yego tugushimire cyane rero kandi tukwifuriza amagara mazima. Uzi ko ari ijambo twasanze abakuru bakoresha amagara mazima. Yego murakoze. Yego. Reka tubashimire cyane 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 tubashimire cyane bakunzi b'Umwana TV, tubashimire kandi dushimire n'ubuyobozi bw'iki kigo by'umwihariko abarezi barera uyu mwana, tubashimire kandi abafite ibibazo n'ukuri ni mwihangane, mwisi niko bigenda, ejo buzacyana yandi. Jewe nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Murakoze.